Jessica nongera amasuhuzo nizere ko meze neza aho muri hose mu kigo gitandukanye ni Kigali News 25 turi ku rukiko rwa Nyarugenge aho Moses cyangwa umuzi nka Fashion yaje kuburana kufungwa n'ifungurwa ibyaha bamuregaga bimwe nimwe bagiye babimukuraho ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye Bigman aho turi hano mu kanya nkuko mubibona yaje rwose yambaye neza cyane agapfukamunwa kuri rinete itangazamakuru ariko muri ka kazi ka buri munsi twageze gutya tufatira amashusho Bigman imeze bite polisi wakurikiranye runo rubanza kuva rwatangiye naho rugeze aho rugeze twavuga yuko hari igisubizo Moses cyangwa Moise aza kubona hano twavuga ko ari ibintu bidutunguye cyane niyo muntu wa mbere uburanye agakatirwa iminsi 30 akagaruka kuburana iminsi 30 itaranashika twibuke ko arimo bamazemo igihe kinini uribuka witwa Ndimbati amazemo hafi umwaka kugeza n'ubu witwa Titi aracyarimo imyaka 2 ndakeka hafi n'igice irashize ataraza kuburana ariko we yarajuriye aratakamba avuga mwambabure mukamfasha ahita ahabwa kuza kuburana byadutunguye cyane kugeza n'ubu kano kanya we aje kuburana so no gukurikira urubanza no kureba niba ubushinjacyaha bwavugaga bimwe by'imirima y'urumogenga afite muri Nyungwe no kureba bimeze gute se habonetse ibimenyetso bigaragaza ko afite iyo mirima muri Nyungwe ni ibintu byinshi tugiye gukurikira muri runo rukiko rugiye muri no rubanza rugiye gutangira mu kanya rwose hari akantu utambitsemo ese kuba wenda yaba afite abamwunganira cyangwa yaba afite nyine imitungo nk'uko bamwe na bamwe babizi ari ibyaye musapotinze vuba kugira ngo aze n'iminsi 15 itarashira dore ko yataye muri yombi ku itariki 28 z'ukwa gatanu nta sinzi uburyo nabivugamo amakese batandukanye burya ibintu by'Imana araho bigira amafaranga ntakore nubizi se aho bigira amafaranga ntakore ku buryo uburaha uri umuntu uraho usanzwe ari naho ugira nyine amafaranga agakora ngiye navuga ko ahangaha hatari amafaranga yakoze ahubwo bashobora kuba bararebye bagasanga ubushinjacyaha ibimenyetso bwashakaga bwahise bibona mu buryo bwihuse bakahita bavuga ati kubera iki wenda tutahita tuzana urubanza mbere y'igihe twari twaratanze bareba n'ubusabe bwe bakavuga ati reka tumushakiremo iminota 30 asaburane tumukatire gufungwa cyangwa se tumurekure yigendera n'andi bintu bro navuga ko ari ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu wavuga ngo amafaranga aranadakora hari akantu kacarakeye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati se Moses cyangwa Moise arafungirwa mu bagore cyangwa mu bagabo kumatire kuri kano kantu ninjye muntu ako kantu wagatangiye kuko ninjye muntu wa mbere wakoze yatitire ndavuga ese Moshoni arafungirwa mu bagore cyangwa mu bagabo mbona n'abandi bantu bose bagiye babyandika iyo titire narayikoze comment ngiye ndumva nyine ngiye ku ruhande rwanjye kubera yari dekaraye ko aryamana n'abantu bahuje igitsina birazwe twese turabizi ngiye yafungirwa mu bagabo ahubwo akaba afite uruhande rwe wenyine hano abafungiwe ku buryo ativanga n'abandi kuko burya bajya biriya biboro barwango birandura yanjye ndumva nge nakumva uko nguko byaba bimeze reka ndadusoreze kuri kino kintu hari umuntu wagarutse mu makomante nagiye munatandukanye aravuga ati Moses no kugira ngo ahite atabwa muri yombi byihuse nuko yanatangaje yuko ngo buri wese yaba ufite umwenda we yawugarura akamwishyura akaba ati harimo n'abantu benshi bibashye cyangwa bakomeye yaba yarihenuyeho ibi nabyo uravuga iki ku myenda ni gahunda gahunda yo ni gahunda yafashwe na Motion iraduka ngir ryafashe gahunda yo kugura imyenda yose yari yaragiye kugira ngo batange imishyashya birabyo nta hantu bihuriye kurande rwanye mbona nta hantu bihuriye kuko harimo n'iryo tangazo nari ndifite bavuga ngo imyenda yose igarurwe batanga indi mishyashya mizima hari nta hantu bihuriye rero akiri imyenda niyo yavuyemo akamogi kamwe kuko yavuze ko imyenda ari ishaje imyenda yavuyemo akamogi bivugwa ko yayivanye mu Butaliyani yari ishaje ayizivanye mu Butaliyani arayizana ndumva ariko yisobanuye mu rubanza rw'ubushize nyuma reka tugushimire ubwo wakurikira Kigali News 25 cyo GB Rwanda baraza kumenya ngo bisojwe gute birangiye gute iyi ari breaking news kabisa bro reka tukomeze tubabere ku rukiko rwa Nyarugenge biraza kugenda bite biraza kurangira gute igisubizo kizima cya Moses ni ikihe ese arizera ko aza gukatirwa umwaka umwe cyangwa imyaka 2 araza kugirwa umwere cyangwa nanone hari ikindi kiza gukurikira tubane mu bindi biganiro